ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Nongeye kubaramutsa nshuti z'Imana, abakunzi ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nongera kubashimira icyumweru tumaranye turi ku mwanya w'ubuhanuzi bukomeye cyane nk'uko Imana yampagurukije ikantuma, kandi koko muri iyi minsi kubera amasesho turi Imana irimo irampishura ibintu bikomeye byinshi kandi byiza ku buzima bwawe n'ubwanjye. Tuvuga ngo ni 14 days cyangwa 14 days of prophecy. Uyu munsi ni umunsi wa 8 w'ubuhanuzi bukomeye, ariko still turakira rya jambo Imana yatumye kuri witwa Ezekiel, iramubwira ngo genda bahanurire ngo ngiye kuzabakura mu mva zanyu, ngo ubwo muzava mu mva zanyu nibwo muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuvuga ngo n'ubuhanuzi bwita ngo Imana igukuye mu mva. Ndashimira umuntu wakoze comment ko Imana yamukuye mu mva mu gihe gishize, ikiganiro cyashize ku cyumweru. Ndashimira n'uriya mubyeyi wavuze ngo twaramusengeye karande ziratsindwa ziragenda, nuko yubahirije kondisiyo n'ibisabwa byose kugira ngo zibashe kugenda. Imana rero umugisha mu izina rya Yesu. Nagira nongeye nkubwire ngo niba ukunze ibyo dukora utarakora like cyangwa utarakora comment ubikore, kandi naho utariyandikisha nyaboneka gukora subscribe ni inkunga ikomeye kandi ushyigikiye umurimo w'Imana. Icya kabiri, iyo uhereje abandi ikiganiro ubuzagabana umugisha. Nanjye ndimo mbwira ndabwiriza, ariko nawe uhaye umuntu ibyamukiza burya naye tugabana kuri wa mugisha. Nyaboneka wikumva wenyine, sharinga, hereza abandi, boherereze, byashyire kuri group bamo, ntukabure gushyira kuri group. Ibintu birakenewe. Mu minsi 14 y'ubuhanuzi aho tugeze ku munsi wa 8, mbabwira ngo still Imana ngo igiye kwereka Imva Bari Bagushyizemo. Narose Imana impishura ndimo ndota nijoro, mbona abantu bavuye mu mva zirenga 6-7 zari zicukuwe, uva bakuvana muri imwe bakujyana mu yindi, bakuvana muri imwe bakujyana mu yindi, ariko turi kubabwira ngo ibyo ntibishoboka. Imana igiye gukura muri izo mva zose bacukuye kugira ngo urusheho kugira amahoro n'umunezero n'umutuzo. Data wa twese akomera umugisha. Rero ndagusaba rwose n'ubyukuri ntugende udakoze comment, nyaboneka bitwereka ko mudukurikirana. Iyo mukoze reka biradushimisha, kandi by'ukuri inkunga yanyu yaba y'ibitekerezo yaba y'ubushobozi uburyo bwose, aha ni ku bumwe bw'abera Ministries. Wifuza ko ikiganiro cyamera ukundi nabwo ni inkunga. Kandi noneho uyu munsi turi mu buhanuzi bwo nta bindi turi bwakire, nta nzo tuzasobanura, ahubwo turimo turavuga ngo Imana igukuye mu mva zose bari bagushyizemo. Muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Reka dusengane Imana maze twinjire mu ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cya Ezekiel. Muri bazi impamvu ngiye kwigisha igihe kirekire nuko imva ari nyinshi pe. Twabonye Imana ikura abana mu mva, abagabo, ingo z'abantu mu mva, ariko uyu munsi wa none ni wowe ubwaye ku giti cyawe n'ibyawe n'ibyo utunze naho uherereye. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Ubu ni ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Aha ni iwanyu, ni iwacu, naho turi kumwe aha ngaha. Nta dini tuvuga, nta bantu tuvuga, ntawe dusenya, ntabyo dusenyera Satani, tukubaka ubwami bw'Imana muri mwebwe. Muhabwe umugisha n'Imana, kandi buri ntambwe yanyu yose uko igenda itera imbere, ko igenda izamuka, mumara ko mugenda mushoboye kuzamuka muri byose. Ndabashimiye cyane mu cyumweru twamaranye cyose, kandi tugikomeza n'ikindi. Hanyuma mwitegura ko kandi mugomba kwiyandikisha vuba vuba muri ya masengesho tuzasengana y'iminsi 7 yitwa ngo gusiba imva burundu. Gusiba. Hanyuma umukozi w'Imana Emmanuel akazabwira ngo hagarika wakira ibitangaza, stop it and receive your miracles. Ku bumwe bw'abera Ministries, aha amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Turagushimye Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, turakunezerewe ko twemereye kuba turi hano imbere y'ubwiza bwawe, cyane ko udukundiye ko tubasha kuganira ku magambo meza nk'aya.
kandi ugakunda ko muri iminsi 14 y'ubuhanuzi bukomeye urimo ugenda urengera ubwoko bwawe. Mwami, ndasabye kugira ngo amavuta akandagira amateka ubuzima buhinduke, abantu bose babone guhinduka mu izina rya Yesu. Kandi mwami, abakurikiye umwe gabera ministries bose ubampera umugisha, ubakomeze, nangire amavuta yamanukireho cyane mwami, kandi mvuge mbwirijwe na ibidakwiye kumukanwanya ntibisohokemo, ariko ibyo ubona binkwiriye binze mwami Imana, ndagusabye kugira ngo urengere abantu bose bwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Dukomeje no kuganira kuri aya magambo nkuko rwose nayo basobanuriye, kuko yenda birasaba ko nongera gukora samari gatoya y'igitabo cy'umukozi w'Imana mbere yuko mbabwira iby'Imana yantumye. Uyu mukozi w'Imana Ezekiel, umukozi w'Imana Ezekiel ubundi ni umwana wo mu batambyi, akaba ari umuntu wakoreye Imana, none harangije Imana imuha umugore, ariko umugore ntibamarana iminsi myinshi, aho yamubwira ngo ngiye kuzagukuraho icyozaho umutima. Ni ukuvuga ngo yapfakaye akiri muto cyane, ako se no gupfakara nuba yapfushije umugore akiri muto cyane. Ezekiel akaba ari umuntu wakoreye Imana imyaka irenga y'abandi bajya bashobora gukorera mu Imana, ko hari imyaka batajyaga barenza. Hanyuma akaba ari umuntu weretswe ibintu bikomeye, akaba ari mu bahanuzi bakuru. Birivuga abahanuzi bakuru ntagara bahanuye kera, ahubwo nabavuze ku bintu bine: amahoro, intambara, Isiraheli, ndetse no guhanurira amahanga. Bamushyira mu cyiciro kimwe na Yeremiya ndetse na Yesaya. Ngira ngo ni benshi bahuza mu bahanuzi bane bakomeye, n'abandi tuzani tuganira. Imana ibaha umugisha. Abahanuzi bato soko bahanura impapuro ntoya, ahubwo no kwivugira gusa mu bitagutse. Rero uyu nguyu turi kureba akaba nawe yaragiye i Babuloni, ariko we ntiyagenda ngajye i Babuloni neza mu mujyi rwagati, ahubwo ajya ukageze kitwa Bari, niko yagiye abaho, aho yaje kwerekerwa ibintu byose. Abona ubwiza bw'Imana, abona ikizu, abona ikimasa, abona umuntu, abona nakagoma, bisobanura tuzaganira twitonze. Hanyuma rero uyu mukozi w'Imana sore akaba yarakoze imirimo myinshi itandukanye mu byo yagendaga akorera mu Imana mu buryo buhambaye ndetse burebure, aho yakorera Imana mu nzira zari nyinshi cyane. Rero nagira ngo munyemereye duse nk'abitegereza kandi turebe neza uyu mugabo mbere yuko ninjira. Icya mbere, intego y'iki gitabo tujya dusoma buri gihe, cyangwa se iyo twareba the climate of time yari hari, icya mbere turi kureba tuganira kuri no buhanuzi, kwaro kugira ngo yigishe abantu bose bari barasenywe bavuye mu gihugu cy'Isiraheli, kugira ngo bakomeze kubaha Imana no mu gihugu cy'ubuhungiro. Ahabwira ngo kabonerwamo mu bibabaro bwose ntimwabuza ko mugomba kubaha Imana, ko nta mibabaro nimwe itakubuza kubaha Imana mu numwe. Kandi ikindi dukwiye kumenya kuri aya magambo meza y'Imana, ni ukuvuga ngo kwaro kugira ngo kandi yerekane imbabazi z'Imana nuko Imana ibasha gutabara abantu bayo. Ikindi ni Ezekiel wanditse mu gitabo, kandi akaba ari umwana w'abuzi, wari umutambyi, yandikiye abayuda bari i Babuloni, ariko nawe uyu munsi wanditse mu gitabo. Ikindi ugomba kumenya ko cyatangiye batekereza ko cyanditswe mu mwaka wa 571 mbere y'ivuka rya Yesu. Ku badakunda gusoma Bibiliya muzirikane neza yuko babaraga bahereye hejuru, kereka mu ivuka batangiye kubara ngo rimwe bazamuka, ubundi baheraga hejuru bakamanura. Hanyuma wamenya neza yuko uyu nguyu Ezekiel yahanuraga, hariho na Yeremiya nawe uri kurenganywa, ari mu gihugu cya Yuda. Ngo bari bahanuzi batu bakomeye, bari kumwe ari Babuloni bahanura, ari Yeremiya hanura, ari Ezekiel hanura, ndetse na Daniel hanura, kandi bose bakora uwo murimo w'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntabwo nshaka gutinda ko igitabo cyane, nayo usaba mvenga amateka. Ikindi nababwira mukwiye gusobanukirwa mukamenya nicyo twita ahari se uyu yakoreye Imana gute. No kuvuga ngo iyo tuganira amagambo meza tubona ubuhanuzi bukomeye nkuko nagusobanuriye, ni hagati y'umwaka wa 593-571 hari hameze gute. Icyo gihe Ezekiel n'abaturage bari Babuloni, bari mu barabatwaye nk'imbohe,
ndetse bari kumwe barahindutse abanyagano, nta kintu bafite, barentse abanyamahanga, bayoborwa mu buryo butandukanye, nta gusenga, nta birori, nta byishimo, nta munezero, ahubwo babangamiwe n'ibintu byose bari ngo bakora, kuko batari bisanzuye muri wa mutekano mwiza bari baboshywe muri ubwo buryo. Ikindi kwari kugira ngo Imana ibabwire ngo nubwo basenyutse ariko Imana izongera ibubake, nubwo bari mu kaga Imana izongera ibagarure, nubwo bari mu mibabaro Imana izongera ibagirire neza, nubwo bafite amarira Imana izongera ibagirire neza, nubwo bagoye mu mitima Imana izongera ibagirire neza, nubwo bafite ikibazo nkuko nawe umunsi wakigira Imana yakugirira neza kandi kazagusubiza umunezero wawe, kuko isezerano ry'Imana rijya risubiza umuntu mu bye rikamuhesha ibyo yifuza. Isezerano ry'Imana rigusubiza ibyawe bajyanye rikaguhesha n'ibishyashya kandi rikakurinda mu buryo bukomeye. Ikindi twaza kwitegereza amahangaha kwari ko message yari ikomeye yariye, ni ukuvuga ngo Imana ntijya yibagirwa, ntijya yirengagiza, ntijya itererana umuntu, kabone nubwo byaba byarabaye kubw'amafuti yawe na za karande n'inyatsi n'ibikugoye n'ibigukomereye, ntabwo Imana yakureka. Niyo message nkuru nashatse kuzanira. Imana ntishobora, kandi niyo utayumvira hari igihe iguha ikazategereza kuzayumvira kandi ukayikorera nk'ibyo yifuza, kuko mu mugambi w'Imana, mu buryo bw'Imana, mu mikorere y'Imana, mu mivugire y'Imana yo ntago iba ikeneye kugutererana, ahubwo bishaka kugira ngo igukorere neza nk'uko yabigambiriye, nk'uko iteganya kubikora mu buryo bwiza. Yesu aguha umugisha akugirire neza. Rero witinya, wibabara, wirira, kabone nubwo ubona kubangamiwe, ushobora kuba wariyoboye, abandi baragushutse se, warishutse, warabyisanzemo, wabyibonyemo, wibonye muri urwo rugo, uhibonye ufite abo bana, wabonye uri impfubyi, wisanze uba wenyine, wisanze ubana ufite ubumuga, wisanze ufite ingorane, wisanze mu kaga, wisanze ahavunnye, wisanze aharemereye, ariko ntibikuraho yuko Imana igomba kugira imbabazi, kuko ntabwo ivuga ngo awasi we wabona, ngo awasi ko byagenda, ngo wabyamera gute, ngo wabizamera gute. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo wowe mu mibereho yawe no mu buzima bwawe ntabwo Imana izagutererana. Niyo mpamvu aka kanya kuri uyu munsi wa 8 wabona ubuhanuzi bukomeye, gikomeye cyane. Isezerano ry'Imana ririndira umuntu uwo ari we wese, kabone nubwo waba urwaye, wababaye, waba urushye, ufite ingorane, aho wajya hose, ibyo wakora, ubuzima wacamo, ntabwo Imana yakureka ngo igutererane, ahubwo yakugira neza mpaka ukagera ku musozo w'icyifuzo cyazo wari ufite. Niyo mpamvu ya mbere nashatse ko dusenga mu masengesho Imana yampishuriraga. Imana ibagire neza cyane. Ubundi abahanuzi bahanuriye hamwe, hariho Daniel watangiye mu mwaka wa 605 agera mu mwaka wa 606, hariho Habakuki, hariho na Yeremiya. Abo bose bakoranye mu gihe kimwe. Yeremiya ari Yerusalemu, Daniel ari Babuloni, ndetse uyu Ezekiel ari ukagezi kandi Bari. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Rero ku bice 37 undebera ukuntu Imana igiye yibuka isezerano yagiranye nawe, undebera ukuntu Imana igiye yibuka ibyo yavuganye nawe, undebera ukuntu Imana itagishobora kuguterana ngo kwihorere. Hari ukuntu abwiye ngo niyo byaba byarakozwe nawe, cyangwa ubuswa bwawe, cyangwa uburangare bwawe, cyangwa kutabitindaho, cyangwa kutabitekereza, cyangwa kutabibona, ukaba harisanze wihuye n'ikibazo mu buzima bwawe, ntabwo bihinduka ko Imana ikureka, ahubwo ni inzira nziza yo kwicara ukumva utabawe n'Imana mu buryo budasanzwe no mu buryo bukomeye, kuko Imana Data wa twese uhoraho ijya yemera kukugirira neza, ijya yemera kugutabara, ijya yemera kukurengera. Bivuze ngo si igitangaza wowe ubwawe kuba hari byakubayeho utabishakaga, utabitekerezaga, nkuko nagusobanura, wisanze muri urwo rugo, wisanze muri ubwo buzima, wisanze muri iyo mibereho, wisanze mu ngorane, wisanze ubyaye 7, wisanze ntawo byaye, wisanze ubyaye ababana n'ubumuga, wisanze ubana n'umugabo w'umusinzi cyangwa umusambanyi, wisanze byahore n'ibibazo. Hari ahantu wisanze, hari naho wibonye byakubereye imva. Ariko imbabazi z'Imana n'isezerano ry'Imana n'imikorere y'Imana no kuvuga kw'Imana irimo irakubwira ngo nzagukura muri izo mva. Navuze ngo imbabazi z'Imana, haleluya, isezerano ry'Imana rihora ribika ibyiza ku muntu uwo ari we wese.
nongere guha urugero, ntabwo imvura iragwa mu bakiranutsi ngo umuntu udakiranuka baturanye ye kuhagwa. Imereza imboga abezana babi, kandi Imana yo nta muntu ijya yita mubi kuko izi neza ko yamuhindura isaha ku isaha. Rero nkurikiye kano kanya urimo nyumva ku bumwe bw'abera ministries, ni umunsi wa 8 w'ubuhanuzi uvuga ngo nubwo wabyisanzemo cyangwa warabyijyanyemo cyangwa byarakubayeho cyangwa warabyibonyeho, ntugire ubwoba kuko uyu munsi wandutse ngo Imana igukuye mu mva zose bagucukuriye. Telewa send elemu. Aho Imana yagereje ko hameze nk'amagufa yumye, icyo bita gutakaza ibyiringiro ku rwego rwo hejuru, wumva ko bitazakunda. Icyo bita gutakaza ibyiringiro ukumva ntuzakira indwara abaganga barayemeje. Icyo bita gutakaza ibyiringiro butire ko rero genda nkwereye imiti nini ntago bishoboka. Icyo bita gutakaza ibyiringiro mu buzima ko bitari koze ko Imana izankura hano hantu. Bari amagufa yumye yumagaye ngo maze Imana ibaza witweze kiri ngo mbese ari amagufa yagira ubuzima. Undi ati ni wowe ubizi mwami. Hari aho umuntu atakaza ibyiringiro akumva yarumagaye, nta jambo afite, nta ndirimbo afite, nta gakiza afite, ntiyaririmba, akumva aragowa, akumva aracecetse, kugeraho ba dry. Inyuma dryness ko sanga neza uri mu mutego kumagara mu buzima, mu bugingo, mu mibereho, ku buryo n'ijambo ryafasha abantu ntaryo ufite. Rero hari ubuzima abantu bisangamo. Reka nguhe nk'urugero, buriya iyo tubigisha karande mujye muzumva, abakoze ibyaha ni abasaza. Ariko se baje gutwara abantu i Babuloni hagiye abasaza gusa, abana barasigara. N'abana bagiye muri ki, muri kakavuyo k'ibyaha byabase. Niyo mpamvu ikintu kitwa karande ukwiye kumenya kugisobanukirwa, wiba mu mporero. Ezekiel yaravuze ngo twakuba data bakoze ibyaha, ariko ni twebwe. Ni Yeremiya yavuze mu maganya yiwe ngo ba data bakoze ibyaha, ngo ariko igihano kiri kuri twebwe. Tunywa amazi turushye, tunywa twarushye, abana bacu bikorana isyo, abakobwa bafatwa ku ngufu, abahungu babaye ukundi. Kubera iki? Base babo bakoze ibyaha i Yerusalemu, barangije batwarwa i Babuloni. Ariko se nk'impinja abakiri bato bazize iki? Ntibumva ko bazize ibyaha bya base. Erega nawe uyu munsi si wowe uri muri karande ziwanyu, uri mu ngorane ziwanyu, ariko si cyo twaje kwigisha ngiye uyu munsi wa none. Ndetse n'umukozi Imana sirahaza baganiriza ku munsi uzakurikiraho. Ikinzanye ni ukubwira ngo Imana igukuye muri iyo mva, wabyemera utabyemera uravamo, utabyizera wabyizera uravamo. Mu mavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ubu ni ubuhanuzi simusiga bukubwira ngo imva yose bacukuye ku buzima bwawe, bacukuriye ubutunzi, bacukuriye umuryango, bacukuriye abana, bacukuriye imibereho, bacukuriye hazaza, bacukuriye aho ugenda naho werekeza, Imana igiye kuyikuzaho imbaraga n'ubutware, igukorane nayo, igushyigikire, igutabare, ikugeze kure. De monsefe urava muri izo mva zose uko zingana. Abana bagiye i Babuloni nta cyaha bari bakoze. Ibyaha byari byarakozwe na base na base aho ntibumvira Imana, kugera ubwo baterura abantu babajyana i Babuloni. Hari abaguye mu nzira, hari abana bapfuye mu ntambara, abana barapfa, nta byaha bakoze. Aho niho tubabwira ngo imbaraga za karande n'imbaraga z'umuvumo bihemukira abazakubera amaboko, bikubimira abazakugira umumaro. Babandi bazakubera amaboko nibo bashyirwa mu mva. Rero muri aya mavuta no mu bushobozi no mu mbaraga dufite, turagira ngo tukubwire ngo uravamo wabyanga wabyemera, atari ko ubishaka utabishaka. Gusa apfa gufungura kino kiganiro ukitega amatwi urasohokamo kandi uratangira gukira. Kuko mbabwire iki ntabwo ari ikiganiro, ntabwo tuno tuganira, ntabwo ari muri saro. Ndimo ndakubwira the power of God, ndimo ndakubwira ijambo ry'Imana ribohora, rikuvana aho hantu hagati aho ngaho. Byonyine kumva iki cyigisho no kucyakira ukakizereramo, it's the way hole cotes for. Urahita uhaguruka wumva ukize, kandi wumva uguwe neza, wumva ugeze kure, wumva urenze urwego umuntu yatekerezaga, yumva urenze urwego umuntu yagushakagamo. Kuko uyu munsi ugomba kubohoka. Baso bakoze ibyaha si wowe, nyoko yakoze ibyaha si wowe, umugabo yakoze icyaha si wowe, umugore yakoze icyaha si wowe, leta urimo yakoze icyaha si wowe, abo mwabanye bakoze icyaha si wowe. Ariko uyu munsi uri mumva bagucukuriye utabizi. Ariko muri aya mavuta yo kuwa mbere, haleluya, ndakubwira ngo uravamo mu izina rya Yesu. Shelewa pausa amen. Uravamo. I'm telling you, uravamo. Kandi uravamo. Bumvaga barumagaye. Uyu munsi urumva ko bitashoboka. Sinabona inzu, sinabyara, sinakira, sinakwiga, sinacuruza, abana banjye sinzagera aha, byarananiye, imyaka imbanye myinshi, ndarangiye, ntaho mfite njya, urabireba barantaye. No, funga uwo munwa uvuga ibyo bintu. Fungura akanwa kemera ngo today birashoboka.
Imana ibaza Yeremiya ngo mbese ariya magufa ashobora kongera kubaho? Yeremiya arebye ati ndemera ko abaho gute? Abwira ngo Mana ni wowe ubizi. Urumva nawe nta gisubizo yari afite, nkuko nawe uyu munsi ntacyo ufite. Uri umukobwa urakuze, wararambagije, baramuje barakwanga, nta urakureba, urumva wumagaye, mu buzima urumagaye, mibereho urumagaye, mu nshuti urumagaye, ubaye wenyine, uri ku gasi, nta ukuvugisha, nta ukwegera, urababaye, wicaranye amarira, wicaranye agahinda, ariko siriwa avera uravamo. Uravamo. Uyu munsi wa munani iki cyumweru uravamo. Ngaya magambo ndi gusoma kuko yaramubwira ati ese urabona byashoboka? Undi aramubwira ati yewe ati ko ndimo ndeba ndabona ati Mana ni wowe ubizi. Mana ni wowe ubizi. Mana ni wowe ubizi. Uyu munsi yakuntumyeho rero nanjye ndabizi kuko yambwiye uko biza kugenda, yambwiye ngo uravamo. Avuga ati ni wowe ubizi, ye ntabwo nabishobora kuko abantu barumagaye, abantu barabaye, abantu barashavuye, abantu nta byiringiro, nta mahoro, umutima wawe uratuje, urateragura hejuru, ntago batuje. Icyo nshaka kuvugaho ni iki rero? Hano ufite biri imbere yacu, umurongo wa 12, Ezekiel 7 umurongo wa 12. Haravuze ngo mwana w'umuntu 11, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ab'inzu y'Isiraheli yose dore baravuga bati amagufa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twishwe burundu. Murongo wa 12, nuko rero hanura ubabwira uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli, muzamenya ko ndi Uwiteka igihe muzaba mukingura, igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe. Hallelujah. Uyu munsi ni wemera ko ari Imana yawe, uyu munsi ufite amarira, uyu munsi ufite agahinda, uyu munsi ufite ingorane, uyu munsi urarushye, uyu munsi urababaye, uyu munsi hari byinshi bikuriho, ariko haratubwiye ngo nzabakura mu mva. N'umurongo wa 11. Then he said to me, Son of man, these bones represent the people of Israel. They are saying, we have become old, dry bones. All hope is gone. Ibyiringiro byaragiye. Umurongo wa 12. Wa 11, all hope is gone. Our nation is finished. Ibyiringiro byaraheze. Umurongo wa 12. Therefore, prophesy to them and say, this is what sovereign Lord says, O my people, I will open your graves of exile and cause you to rise again. Then I will bring you back to the land of Israel. When this happens, O my people, you will know that I am the Lord. I will put my spirit on you, Imana ishimwe cyane, and will live again and return home to our own land. Then you will know what the Lord has spoken and have done what said. Yes, the Lord has spoken. Urumva aha hantu harimo buhanuzi mwerekwa nagize. Nukuvuga ngo nubwo uyu Ezekiel yagize yerekwa Imana ikamubwira, ariko nanjye Imana yampaye ijambo ariho murase iminsi 14 y'iki y'ubuhanuzi turimo duhanura. Nukuvuga ngo rero harimo iki? Aravuga ngo abantu banjye barumagaye nkuko uyu munsi wumagaye, ariko nta kumagara guhari. Ndagira ngo mbwire ngo ikintu gikomeye ukwiye kumenya mu ijambo ry'Imana ukanasobanukirwa nubwo usa nk'uwumagaye. Nuvuga ngo ko tukoresha mu ndimi zose ngo umurongo wa 12,
ariko mpere kwa 11 mwanzu maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufa nabi inzu y'Isiraheli dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu turaciwe burundu nuko rero hano urubwira uti uko ni kumwami witaba ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu nakubwiye ko ibituro n'imva n'ibintu bibiri ibituro naho umuntu yashyinguye akarangira aramuga ngo nzabakura rero nihuse cyane ku magambo y'Imana meze no tuganira hari ikintu Imana igomba gukora mu buzima bwawe ndagira nkubwire ngo hari imva ya mbere Imana igukuyemo nimva yari yarashyinguwe ubuzima bw'umuryango wanyu wose ku buryo nta utera imbere nta uzamuka nta ukira nta ukizana nta harama beho gasanga buri gihe abantu bazinse muri ya myobo baziritswemo kandi birabagoye kandi bateye ubwoba icya kabiri ndi mva Imana igukuyemo yari imva imeze nk'uburozi kandi uburozi mvuga ntabwo ari uburozi bw'ubutamikano cyangwa baguteze mu nzira ahubwo yari umuryango umeze nk'ufite uburozi utamenya babyara abantu bamugaye babyara bagize gute ibibazo iyo mva nayo Imana iguturu ndeka mbwire iyiguhubujemo yihuta cyane n'umuryango wawe icya gatatu amahirwe yari yaravuye mu nzira Satani afata ubuzima bwawe ubucuruzi bwawe business zawe aragenda ashyira mu mva aratwikira ku buryo utabasha gutambuka iyo mva Imana igukuyemo ku mugaragaro kandi Imana igiye kugutabara kandi Imana igiye gushyigikira ikintu ukwiye kumenya yari imva y'amateka ikintu cyose ugiye gukura ugahora navuga amateka yawe bakayandire ko baranayazi baranayasobanukiwe ariko data avuganye nanjye kano kanya aravuga ngo imva bagushyinguyemo naho bagushyize ntibazagaruka ngo baze bahabone uyu munsi wa none kubwaya mavuta kandagira amateka uyisohotsemo ongera ubeho ongera utabarwe ongera unezerwe ugiye kugera mu rwego ruzima umuntu atatekerezaga ya madeni bya bibazo bwa burwayi ya mibereho ya marira kagahinda Imana igakuje umusaraba wayo kugira ngo uyu munsi wa none ubashe kubohoka kandi utabarwe kandi ugende ugubwa neza cyane ikindi hari abantu Imana ikuye mu byaha by'ubusambanyi barabasambanyi bakomeye ku buryo umutware wawe nagira ngo nkubwire ikintu neretswe nabonaga abantu bari mu mva yitwa ubusambanyi kiserike kinini cyanditseho ubusambanyi kiri nk'abagabo benshi n'abagore benshi abana benshi ariko iyo mva kano kanya ngiye kubona mbona Imana iramwe ngo nawe ndayishwanyaguje abantu mbakuye mu busambanyi mu bujura mbakuyemo mvanyemo iyo nimva yindi Imana yamenetse ko ngo nzabakura mu mva zabo Imana igukuriye mu mva umugabo wawe yari umusambanyi yagucaga inyuma yagendaga ntubisobanukirwe Imana imukuye mu mva umugore na Imana igukuye mu mva abana bibakuye mu mva mu izina rya Yesu ibituro birasadaguritse graves zirasanyaguritse kugira ngo Imana ivanemo bikwiye gukuramo kuye gutabare kandi kurengere uyu munsi wa none haleluya ukomeza ushima ibyo turimo tugajambo ry'Imana ntukabere gukora comment ndagusabye ntukabere kwiyandikisha subscribe ntukabere kuyikora kandi nyaboneka ijambo wiryihererana tabara abandi fatanya nanjye fatanya n'umwuka wera tubwiriza isi yose haguruka imenye ukuri yuko Imana ibakuye mu mva dore ubukene bwashyize abantu mu mva inzara mu mva ingorane mu mva burwayi mu mva abantu baragendana ibikomere imibabaro abantu bafite amarira nta gihumuriza nta kubabwira ijambo ryubaka umutima ahubwo bageze kure barahangayitse barababaye ndasabye kugira ngo dokende for drama pasise for uyu munsi dando wa mira Yesu tofere glay marien fora Imana yo mwijwanye n'ukuye muri izo mva zose bagucukuriye ndashaka kubabwira imva zari zikomeye cyane nikiri cyahiteye ubwoba n'ukuri icyo kintu Imana iragutabaye ikindi nkubwira cyane kwibwa umugisha wawe wari umurano kubera ukuri mumva bagutwaye umugisha bagutwaye imibereho ntacyo ukora ngo bikunde ntacyo ukora ngo byemere ariko Imana imiravugana nawe yuko igukuye muri iyo mva iyigusohoyemo byanga byakunda kugira ngo wihute tuze kureba ko Imana igenda ikora igitangaza kandi Imana ikora imidasanzwe Yesu akugira neza cyane rero ikindi gikomeye aho Imana igutabaye cyane ni ikintu cyerekeye kuvuka nabi no kubaho nabi no kugenda nabi no gukora nabi n'ingorane agiye ucamo muri izo mva zikomeye Satani kuvangiye ikindi yaguteje imbaraga z'abarozi bacukura imva ndende nazibonye zikomeye ntago nazirangiza uyu munsi wa none ntago nazirangiza ntibyanakunda ndasaba kugira ngo Imana ikugire neza Imana igutabara Imana ikurengera Imana ikwambika imbaraga n'igihe cyo gusohoka mu mva cyo gusohoka mu kaga
ni igihe cyo gusohoka ahantu hagoye, ni igihe cyo gusohoka mu buryo bukomeye, kandi ni igihe cyo kugira ngo urengerwe, kandi ni igihe kugira ngo Imana igutabare ikuzamure neza gutya, kandi ubuzamutse ugeze hejuru kuri umuntu w'Imana. Imana yawe ni Imana yanjye, ijye ibikora neza ikakuzamura kandi ikakurengera, ikakwereka yuko ibintu byose bijya bishoboka mu izina rya Yesu. Rero urasohoka muri iyo mva, urayivamo, urazamuka, Imana ikuzamuyemo, uwagushyizemo akanuye. Irindi banga nkwibiye uzankurikirane ku munsi w'ejo, ubwo sirazabaganiriza kwa tunanye nzakubwira ibanga rikomeye Imana ikoze. Imana igukuye mu mva bagucukuriye, Imana ikuvanyemo, Imana igusohoyemo, soyemo umuryango wawe, soyemo ubuzima bwawe, soyemo icyerekezo cyawe, soyemo umugisha wawe. Wari ryarashyinguwe, ntacyo washaka ngo cyemere, kandi nkubwiza ukuri, washyinguwe n'abakurusha imbaraga, wahagurukiye n'abakurusha kurwana, wahagurukiye n'abantu babikoze babizi, kuko bazi igisekuru, bazi aho ukomoka, bazi aho uvuka, bazi uwuriwe, bazi uko ukora, bazi ubuzima. Niyo mpamvu bakurogeye, ntacyo uri bwakira uyu munsi. Ureko muri aya mavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka muri izi mbaraga duhagazemo. Rero nkubwire ngo uyu munsi Imana ikuvanye muri iyo mva yose bagushyizemo, tangira wakirumusha, tangira uneze, tangira wakira imbaraga, gubwa neza, kira umugisha, rengerwa ataba. Umva nkubwiza ukuri mukozi w'Imana, wigira ubwoba, witinya, umugambi w'Imana ugiye kuza ku buzima bwawe kandi uze gutabarwa neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Haramubwira ngo mwana w'umuntu ubwira abantu, uyu munsi wa none ntabwo ari Ezekiel Imana itumye, uyu munsi ni mwe bw'abera ministries Imana irampagurukije n'umukozi w'Imana, tukubwire ngo Imana wowe uyu munsi ntubyemera. Ntabwo uzi ko iyo diabete yakira, ntabwo uzi ko iyo sida yakira, ntabwo uzi ko washingira abana bawe, ntabwo uzi ko umwana wawe yareka urumogi, ntabwo uzi ko umugabo yareka gusambana, ntabwo uzi ko umugore yareka guca inyuma, ntabwo uzi ko amashuri yaguhesha akazi. Ntabwo uyu munsi ubyemera, wumva warumagaye, hose warumye, warasenze uruma, ariko data wa twese, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga irimo iravugana nawe ngo ndagukura muri iyo mva yawe uyu munsi wa none. Menya ibanga ry'igitambo n'icya 10 n'amaturo, bisobanukirwe, menya uko ukwiye kubikora, menya uko ukwiye guhagarara. Erego wagushyinguye, hari ibiguzi yagutanzeho, ikiguzi gikuraho ikindi. Haguruka ukenyere, haguruka wambara imbaraga muri izo mva zawe. Ntiyacukuye imva gusa, hari ibyo yakoze, nawe murushe kubikora, reka udatabarwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nzabakura mu mva uyu munsi wa none. Nimva Imana igusohoyemo, hari imva y'amagambo, hari imva y'icyangiro, hari imva y'agasuzuguro, hari imva yo kuvugwa nabi, hari imva yo kutabyara, hari imva y'ubusinzi, hari imva y'agahinda, hari imva y'amarira, hari imva y'ibindi byose. Aho hose wari ushyinguwe, ntiwagira gukubigenza, ariko Imana yawe ariyo Mana yanjye iravuze ngo humura, ugiye kubaho, kandi wongere ubeho, kandi wongere ubeho, kandi ukomeze ubeho. Ugiye kubaho, babyanga urabaho, babishaka urabaho, bakomeze barogura urabaho, bakurwanya urabaho, bagutera urabaho, bakubeshyera urabaho, bakubeshyera urabaho, ibyo bavuga byose urabaho. Wongere ubeho, wongere ubeho, wongere ubeho, wongere ubeho, kuko haravuze ngo baho nubwo umuntu wese yagira icyo yakurwanyaho. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ubu n'ubuhanuzi bukomeye bagushyize mu mva zitandukanye, bagushyizeho bashaka, baragusebeje, abandi baraguhagurukiye, abandi ntibemera, ariko ugiye gukira ibyo bakuroze byose. Uburozi bwanze kuva mu nda, bagucukura imva y'akagambane, ntawe ukora ngo bikunde. Umuntu yagusenye aho kwiye kubakwa, yaguhagurutse imbere, agushyingura mu mva, yumvarangije amateka, ariko ntabwo biza gukunda. Ahubwo Imana irakora igitangaza ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Imana irakubohora mu buryo budasanzwe. Helewa sando bene forar gleme sandi wa dobora lewina fozanse time. Sohokamo, vamo, genda, kandi usohotsemo rwose burundu. Imana igukuye muri iyo mva, kuranduyemo, kuvanyemo, iraguhagurukije, iragutabaye, kukuyemo. N'ubuhanuzi bukomeye, duhamagaye tugusengere. Wumvaga warumagaye, wumvaga wararangiye, wumvaga nta byiringiro, wumvaga nta mugabo, nta mugore, nta mwana, nta kazi, nta buzima, nta kintu, nta uri muri nta, ariko uyu munsi ngo akira ibidashoboka bigiye kuboneka. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibarebe neza, mugubwe neza. Aha ni ku bumwe bw'abera ministries, aha amavuta kandagira amateka. Mukomeze mwiyandikishe, guhera ku wa mbere tuzatangira amasengesho y'iminsi 7 tube muri ruhanuzi. Muhabwe umugisha n'Imana, ndabakunda. Shalom shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka.
amavuta akandagira amateka. Utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka.